Nagiye kumva numva ikintu gihise gutya yagendaga yihuta nagiye kumva numva kubise irakubise numva rongera kubise nayo ari kubise utuntu bw'itoka tubiri kamwe ka hano akane bakubitiye harahe yakuyeho kiriya kintu cy'inyuma kiba gifashe ako kavatiri irongera igeze hepfo ikubita yindi mu mapine ubwo nahise ariko ubwo nabibonye manutse nahise nanjye kubera ko umusaza nanimaze kuba nageze hariya hepfo iriya modoka igeze nagiye kubona mbona yigize gutya isakumye iriya tagisi yayisakumye yo kubona umuntu irimo iracumuga izungu nubwo itagisi yagiye gutya n'ikindi kintu kiyikurikiye kuriya yabwana n'umusaza wanjye nahise n'ubwenge nitagwa muri koma abavandimwe bari hano bamuje nta mafaranga nanjye kwishyura izo nyanya sinamenya hano yataye gusa amahirwe nagize nuko bafashe kano gatelefone baramuhamagara bati ubayeho uri muzima ati ni muzima nari nagize we yarageze hariya pfa kira gikorosho hariya kira gikamyo kinini ubwo nuko nanjye impanuka nayibonye ariko iriya modoka nyine sinzi niba ashaka kugira ngo ayigongeshe umugunguzi agahura n'iriya tagisi ntabwo mbizi ni ukuvuga ngo ino kamyo n'ubundi bivuga ko yavaga i Muhanga yo yageze ahangaha imeze nkaho yabuze feri yakubise izo ngize ebyiri ahubwo yari feri yari yayibuze kuko ikubita nagiye kumva ikintu numva kiraturitse niyo batiri yari imeze nk'iyo yekuye kiriya kintu cy'inyuma igeze hepfo ikubita indi imeze nkayo ikubita mu ipine igeze hariya hepfo neza kuri kariya gahanda hepfo yaho gato niho nagiye kubona mbona isakumye amatara aratse ibintu biranyanyagiye biri kuvuga yuko mu bantu baburiyemo ubuzima haba harimo n'umuturanyi wanyu umuvandimwe wanyu ariko ikigaragara nk'imodoka iriya nka yasi yavaga i Kigali iza hano i Muhanga birashoboka ko harimo abantu benshi cyane n'ubundi binaha i Muhanga cyangwa wenda za Ruhango bose bitabye Imana nabibonye nari mbagaze akavatiri kahise yagakubise gahita kajya hariya ariko ko muri iyo vatiri abantu bayirimo bo nta kintu babaye bageze kuri aho gatoya naho ibintu zitagisi yahise igafata inzira ikirengera ku muheto ijya mu Muhanga ni ukuvuga ngo nta wundi muntu wagendaga n'amaguru igare cyangwa moto wagize ikintu abagize ikibazo ni abari bari muri iriya bari mu modoka nibo twabonye nibo twafashije turabafata turabagira neza babiri bo bapfuye nibo twabonye bari bageze hari bari bageze Muhanga ariko nabo bari banegekaye twabafashe turabarundarunda ikajya hafi polisi iraza na gitifu umurenge nawe yari ari hafi yacu nawe aradufasha na polisi yahageze n'imbangukiragutabara nazo zahageze turabafata bakashyira hafi twagatabyaca abangaba bameze nabi bajyana uyu bagahita babajyana inama yashyire bayijyanye ibikapu byabo ntabwo niko byagenze ntabwo hano kano gatagisi kahohotse yagafashe karenze umuhanda ariko noneho kumanuka hariya yashakaga kugira kwishyira hariya ku gahanda kahariya ku nkambi hariya hagati umuhanda urizi imodoka uwo mushoferi w'igikamyo yongera ziriya modoka zose ndazirundara yahise agishora mu cy'umuhanda ariko biravuga ngo iriya mpanuka ikimara kuba ngo yahise akizwa n'amaguru ngo abantu babiri nibo bari barimo babafashe amavade yabo batabagera kuko bari gupfa anabica ariko buriya abandi abantu babo baje yakatizwa n'amaguru yawe igitondo yaje arisobanura ngo bamufashe ubu ngubu arimo kanini cyane kandi ziremereye bigaragara yuko namwe ubwanyu ntago mutuje kuriya abantu munsi y'umuhanda kubera yuko iyi modoka ziguye niho zivuye abo hejuru y'umuhanda nta kibazo bafite ariko abo munsi y'umuhanda niho umuntu asubira abo munsi y'umuhanda niho umuntu asubira kuko iyo ziguye niho urabona n'uriya muturage yiriya tagisi hariya hari amazu yiriya tagisi igiye kujyayo nayo iba yabishe hano inaha muri Muhanga kimwe wenda n'ibindi bice hari isura yigeze kuhamenyekana itari nziza ariko wenda ubu ngubu turishima kuko ibyo bintu tutabyumvise
bajyaga bavuga ngo imodoka yikoreye agisida n'ahangaha ngo hari abantu ngo hita baza ngo bagasaka abantu ngo bagatwara ibintu bari batwaye ngira ngo namwe mwarabyumvise bavuga ngo hari n'ukuntu ngo bategaga imodoka kugira ngo zigwe ariko Imana ishimwe nda kuko mu nkuru twafashe cyangwa mu buhamya twahawe ibyo bintu ntago byigeze biba nimubona ni byatewe n'iki cyahindutse abo bantu se ntago barabina ahangaha kuko byabasigaga isura mbi kuki twafashe turabibungabunga na giti twacu twari turi kumwe n'abafande bose twari turi kumwe twafasha abantu turabaterura tubashyira ahantu ibikapu byabo amatelefone tuyashyira hamwe n'umutekano mwiza n'ahangaha ni byiza rwose kuba ibintu byarahindutse ko byabasigaga isura mbi reka byabaye nijoro abakure bakaza nabo byabaye hakiri kare natwe turabibungabunga ubundi nta muntu wenda ahangaha ubundi ntabwo bangiza ahubwo abandi bafite impande abo ngabo nibo baza bagushyigikira byabaye kure turabakumira nanjye nari ndimo tubakumira na giti wacu nawe yari ari hafi yacu imitima y'abantu muri bitandukanye ubu umumama mubonye ko ngo yahise agwa muri koma ahangaha niho yaje aragwa yumvira ko umugabo yapfuye turamufata abandi bagiye guterura abantu nabo bafite rero ni iki mwasaba leta kugira ngo umutekano wanyu mwumve utuje ni iki mubona byakosorwa kuko ikigaragara cyo nanjye mbona uno muhanda ni mutoya kandi ucamo imodoka nyinshi ntabwo twifuza kuzongera kubona ibintu nka biriya ariko nyine impanuka iyo yabaye nta kindi wakora nyine ariko ni iki mwasaba leta yakosora kugira ngo hano hantu mwumve mutuje basaba kugira ngo ariya makurusi wenda bayagabanye amakurusi bayagabanye noneho imodoka zibone ikintu nasaba baratubwiraga ati ibikamyo bizajya bica hafi kiriya bizagenda bicayo hacaho utumodoka dutoya ahangaha n'umutekano tuzabona biriya bikamyo nibyo biteza umutekano muri uno muhanda ntiwigwamo ariko n'ahangaha hazabimana biraza ibintu imbaraga binini bikadukatiraho turimo turakora umuhanda natwe tuzapfa Karoberwa Marceline Marceli ino mpanuka ngo yabaye nimugoroba ku itariki 10 uri mu bantu ngo babibonye byagenze gute ni ukuvuga ngo twari turi hano muri ino santere bayita ngo iki se ubundi hano bahita hano muri Busozi mu mudugudu wa Busozi iyi santere ahantu haba ni kwa Naniyasi ni kwa Naniyasi niko bahita turi hariya mu nzu na gitifu w'akagari yaraje kutubaza niba twaratanze mituweli aje no kureba ko hari abantu bari kunywesha imiheha mu gihe atangiye kutubaza twumva ibintu birahirimangatana hari umumama wahise avuga ati ubundi iyo si imodoka iguye turasohoka duhagarara hano ariko umwana wanjye uwo yari ari gutya ari guturuka mu muhanda kuko ntuye hari uriya muntu ari guturuka ageze niho ntuye we yabibonye neza ahita anajyayo yavuze ko nyine uko yabibonye ari aha uriya modoka yamanukaga ngo yabanje kubita karava ikigizayo gutya muri ku binyoteri by'inyuma ikigizayo gutya kari kayiri imbere cyangwa kazamukaga ko nkuko na tagisi yazamukaga noneho imaze gukubita kuri rava ubwo nibyo umwana wanjye yasobanuriye imaze gukubita kuri rava iyigizayo irakomeza isanga tagisi yari epfo hahagaze igare ikora kuri rotorovizeri umushoferi agwa igihumura agira ngo wenda ari bumurengeho akomeze itamukubita icy'inyuma abaguye kuriya yabaye nk'iyirenga none irayikurura yabaye nk'iyirenga iyikurura nyuma kubita gutya yigiza nyine kuri ihita ijyamo hariya irihindukiza yego ubwo njye natinze kujyayo kuko hari abantu benshi njyayo nyuma usanga nyine uwo mumama wahise apfa bamuzamuye bamushyira ahagana nyine ambulanse zikomeza ziza zitora nyine abantu nyine bakora ubutabaza abantu baraterura abo bana barahungiza uwo yari ari mu bahungizaga bakuramo imyenda yabo barahungiza ufite igitenge agakuramo barahungiza twahamaze umwanya twavuye nka 4:30 nyine
imirambo imirambo n'inkomere babihasoje none se ukurikije ko ino mpanuka yabaye ubona yatewe n'iki? Ni uburangare, ni umuvuduko, ni ukuvuga ngo njyewe impanuka uko nayibonye urebye iriya kabusi yari ipakiye nawe urabibona. Njyewe ndi gukeka ko umuntu wari utwaye iyi modoka bari bahinduranyije, naketse ko yari yayihaye impuzi bamwe bita abatandiboyi. Umushoferi no kamyo naketse ko njyewe yahaye umutandiboyi ngo wenda amutware akabaho gusinzira cyangwa hakabaho gucika feri. Ni kuri bitatu cyangwa bibiri, ni ugucika feri, ni uguha umuntu utabimenyereye, kuko umuntu umenyereye imodoka ntiyayijyana hariya, yayijyana hariya cyangwa akayegeka ku mugunguzi. Niko njyewe ndi kubikeka. Nk'abantu mutuye hano uyu muhanda wo kuva ku Kivumu kumanuka kugera hariya, hano hantu yego ntabwo twari duherutse kumva impanuka, ariko hano hantu hakunda kubera impanuka cyane cyane z'izi modoka nini. Kandi urabona n'umuhanda usatiriye, amazu asatiriye umuhanda, bigaragara ko abantu baha ntabwo batuje. Ni iki mwumva cyakorwa kugira ngo hano hantu haboneke umutekano, akitazahangaha zigabanuke? Ni ukuvuga ngo uyu muhanda ni muto kandi unyuramo imodoka nyinshi. Hari banza utekereza ibigo biri ruguriye, ibigo by'amashuri, utekereza iyi ruguru za Cyangugu zaye hose, aho hose ni ahantu uyu muhanda uragendwa ku buryo utawugereranya n'indi mihanda. Uyu muhanda impanuka zose ngewe mbona ku Cyange Giti nakuyeho ukuri kw'abandi, ni umuhanda muto niba utera ibi bintu byose, niyo mbogamizi. Kandi hacamo n'ibi bimodoka binini. Noneho rero ubwo duke wenda byiza kugira ngo bice inzira nziza, haba imihanda y'ibyerekezo bibiri kugira ngo zireke kujya zigera mu makoni ngo zibyigane. Nicyo gitekerezo cyanjye. Hari n'abatubwiye bati ano makamyo banayakura ahangaha agasigaramo byibuze imodoka ntoya, ariko nawe icyo gitekerezo cyawe buriya kiba cyumvikanye, kandi leta nyine n'ikibibereyeho. Imodoka nini se bazikuramo, niba imodoka nini n'ubu uzamutse gutya agiye guhahira umuryango hano ruguru, kuzi ko habayo imicanga myinshi za Ruhango na za Sapiski ruguru iriya, iyi modoka urayikura mu muhanda se kandi babandi bubake bati kandi ubona dore nk'ubu yagiye kuzana umucanga cyangwa se ajyanye konkasa ahantu, gusa urabona zavamo ntabwo byakunda kuvamo, ahubwo igihari igikenewe kandi umuti urambye waramba ni ugukora uyu muhanda ukaba munini ukaguka, kuko n'ubundi bari barabitwemereye. Twizere ko ubu leta ibirimo ibyumva kandi bariya bo baba bari kubikoraho n'ubundi, kose n'ibindi babikora tutazi igihe byakorewe. Batwegereje amashuri, batwegereje amavuriro, n'ibindi ntibizabananira. Twumvise ko mu bantu baburiye ubuzima muri ino mpanuka harimo n'abaturanyi banyu. Mu bantu bitabye Imana mbere ngo harimo umuturanyi w'ahangaha rwose muri uno mudugudu. Urumuna w'umugore we, umugore we yitabye Imana, ariko uwo nyine wapfuye ni murambo w'umugore nyine, ni murambo wa mudugudu wacu. Mwihangane nyine nta kundi. Ariko andi makuru arimo aravuga ko rwose buri kanya ngo muri kumva inkuru mbi bababwira ngo n'undi yitabye Imana. Ese abantu bakomeretse bajyanwe ku bihe bitaro bya Kabgayi? Ntabwo bari kubajyana kuri centre de santé, bari barembye cyane. Kuko nta muntu wari urimo mushobora kuba mwavugana ngo akubwira ahababara. Bose bari baguye igihumura, si igihumura, bari bakomeretse, abandi banegekaye. Nayo wahageze warebye intebe simbi ziraho zirinze za tagisi. Mwihangane nta kundi. Murakoze cyane ku kiganiro muduhaye. Bino sha